amahoro y'Imana nabane nawe. Ese ujya wibonaho bino bimenyetso by'ubukene, uburwayi, gahinda, mubabaro, kujugunywa, gutabwa n'abantu no kubura amahirwe mu buzima, ukagerekaho no kurota uhinga bakwirukankana, inyamaswa zikwirukankana, urota imbwa, ipusi, ibikeri, inzoka, ndetse urota bashyingura, urota utaho bukwe n'imvura kunyagira no kwisanga uri mu gahinda ka wenyine, ukeneye deliverance. Ubumwe bw'Abera Ministries niyo nshingano yacu. Ufite amaboko akeneye wakorera. Umuntu wese ni magirirane no gusengana si icyaha. Bisaba ko intwaro for through the life of the world. The weapons we fight with are not the weapon of the world. On contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every attention that state itself up against our knowledge of God, the knowledge of God, and we take captive every thought to make obedience to Christ. Hallelujah. Kuko intwaro yacu atari nk'iy'abantu. Yahawe iyo ntwaro iy'ikibombe, inkota, imbunda yo mu mwuka, ibintu mirashi n'imyambi, ariko tubihabwa atari ibyo mu isi, ahubwo twahawe izo mbaraga z'umwuka wera. Kuko intambara yacu ntibonwa n'undi wari we wese, intambara yacu ntirebwa n'akanaka, ahubwo intambara yacu ni iy'umwuka. Turwana n'imyuka mibi, tugomba kuyirwanya naho tuzuye umwuka wera w'Imana. Kuko umwuka mubi ntiwarwanya umwuka mubi. Hakenewe ibintu bitandukanye, hakeneye ibyo bintu mu buryo butandukanye. Nuvuga ngo twahawe intwaro. Amina. Duhabwa intwaro zikomeye, zimeze neza, ziturengera, zidushoboza, ariko zikora ibitangaza. Kuvuga ngo intwaro zacu nta masasa arimo, intwaro zacu nta kindi kirimo, intwaro yacu ni ugusenga, ni ugukizwa, ni ukwatura, ni deliverance ikomeye, tukabasha kurwana intambara mu buryo bukomeye cyane. Yesu agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gendo uyasu. Amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana n'umugambi w'Imana bize ku buzima bwawe bwose, kandi Imana igufashe, kandi Imana ikugire neza. Tugeze ku munsi wa 12 w'imbaraga zo kubohoka no kubohora ibyawe no kubohora umuryango wawe, no kugira ngo winjire mu birere bikomeye kandi ifite imbaraga, kuko Kristo ariko abishaka ngo dutabarwe. Nagira ngo nkubwize ukuri muntu w'Imana, nutibohora nutibohoza n'ubundi uzahora usa nk'uboshye, kandi ibintu bizakugora kuruta uko ubitekereza. Hanyuma ujye ko ijambo ry'Imana mu butumwa witwa Paulo intumwa, Petero intumwa yandika mu gice cya mbere. Reka turebe ijambo ry'Imana rigaragara muri Yohani wa mbere, urwandiko rwa mbere rwa 5:19. Reka iri jambo shaka ko turisoma turiganireho, nubwo riba rigaragara mu ndi rurimi, ariko wakwihangana ukaryumva. Hano ya gitabo cy'ijambo ry'Imana tugomba gusoma tugasobanukirwa ubutumwa bwiza. Murambe barira cyane, twabitekereje twarana n'urwandiko intumwa Yohana yandikiye itorero, igice cya urwandiko rwa mbere, ibice 5 umurongo wa 19. Hari amagambo avuga gutya ngo tugiye kureba, wumva impamvu tugomba kubohoka no kubohorwa no kwinjira muri gakondo y'ijambo ry'Imana dutuje, kandi Imana ibana natwe mu buryo butandukanye. Nanze kurisoma mu Cyongereza, ariko rirahari rwose. Ndashaka ko turivuga mu Kinyarwanda, turaba n'abatuma Kinyarwanda baracyumva kandi wese yanagisobanukirwa, ariko aya magambo uyumve neza. Impamvu deliverance ibikenewe mu rwego rwo hejuru, kandi ukayikora wumva ko uri kumwe n'Imana ishobora byose. Ni ibice 5 umurongo wa 19. Ibice 5 umurongo wa 19 haravuga ngo wa 19
haravuga ngo tuzi yuko turi abana b'Imana naho ab'isi bose bagengwa na Sekibi. We know that we are children of God and that the whole world is under the control of the evil ones. Tuzi ko turi abana b'Imana ariko hari ababi bari munsi y'ubutware bwa Satani kandi bakontororwa nawe kandi bakontororwa muri ubwo buryo. Iyo usomye ijambo ry'Imana yaravuze ngo finally be strong in the Lord and his mighty power. Put on the full arms of the God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of the dark world, and against the spiritual forces to evil and heavenly realms. Abefeso ibice bitandatu umurongo wa kangahe? Umurongo wa 12. Shuti y'Imana, iyo tuvuga aya magambo arimo zanzuzi, twe ntabwo dukirana n'abantu. Wapi? Ntabwo dukirana n'abantu pe. Dukirana n'imbaraga mbi. Ibisigaye final be strong. Ibisigaye mukomere. Nuko ibya mbere bari babishoje cyane. Umurongo hafi w'icumi na 12 haravuga ngo ahasigaye mushaka amaboko kuri Nyagasani no kububasha bwe bukomeye, mwitwaze intwaro z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara kigabo mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko ibyo turwana nabyo atari abantu ahubwo ari ibinyabutware n'ibinyabushobozi n'ibihangange bitegeka isi y'umwijima, ariyo ngabo za Sekibi za Satani zigira nabi gusa. Ingabo zigira nabi ziba. Subiremo, ahasigaye mushaka amaboko cyangwa mukomerere mu maboko ya Nyagasani no mu bubasha bwe bukomeye, mwitwaze intwaro z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara kigabo mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko ibyo turwana nabyo atari abantu ahubwo ari abanyabutware, ibinyabushobozi, ibihangange bitegeka isi y'umwijima, ari byo zangabo zigira nabi ziba ziherereye. Ahantu ho mu ijuru. Nicyo gituma mukwiye gufata intwaro zose z'Imana, bityo mu gihe cy'iminsi mibi muzabashe guhangana na wa mwanzi, maze byose birangire mube muhagaze mudatsinzwe. Imana nishimwe cyane. Ngiyo impamvu ikomeye duhora tuvuga ngo nyaboneka menya deliverance ikisobanura, kandi ubyiteho kandi ubimenye kandi ubisobanukirwe. Bivuze ikiri aha ngaho. Nashaka kugira ngo mve aya magambo tugiye kuganira ku munsi wacu wa 12 w'amasengesho. Impamvu usomye aya magambo niyo nkumvishe ko kubohoka bikenewe. Icyambere, kuba utaramenya umwanzi wawe ni isoko kudasobanukirwa, ndetse n'Imana yabishyize mu nzozi ntiwabibonye. Ntabwo turwana n'abantu, ahubwo turwana n'ibinyabushobozi n'ibinyembaraga n'ibitegeka by'isi y'umwijima ngo biba mu kirere. Bivuze ngo icyambere ugomba kumenya umwanzi wawe. Know your enemy. Wowe ushobora gusanga umwanzi wawe ari wa mundi muturanye, ari wa mugore, ari wa mugabo, ari wa mukoresha, ariko aho urihenze. Ahubwo ni igikoresho cy'umwanzi, ni igikoresho cy'umugambanyi n'umugome, ni igikoresho giteye ubwoba. Iyi si ya none turimo hari intambara. Tugomba kurwana Satani n'abagaragu biwe. Ni ibinyabushobozi, ni ibinyabubasha, ni bitegeka by'isi, ngo ya myuka y'abagira nabi gusa.
aribo Satani n'ingabo ze. Rero iyo urota inzozi zawe zose uko zimeze kose, nuvuga ngo Imana ibigira ngo isenye icyo kirere kikurwanya, ugire bwa bwenge, utangire ugire isengesho ryimbitse rikujyana mu gusenya bya bihome. Asifiwe Bwana. Mana turagushimye, unyemerere kano kanya imbaraga z'umwuka wera, ibitangaza by'Imana gukora kw'Imana bibe hafi yanyu Mwami. Unkundire kugira ngo umuntu wese ugiye kumvira ijambo agire imbaraga zidasanzwe, uburyo budasanzwe, mu rwego rudasanzwe, ahantu hadasanzwe, kandi agire umugisha mu buryo bukomeye kuko arimo avugana nawe. Urakoze, turagushimye, uruwera, uri Imana y'amahoro, uri igitangaza bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Uyu munsi wa 12 nifuje kumenya no magambo shobora no gukomeza n'umunsi wa 13. Icyambere, menya umwanzi wawe. Ariko ubundi umwanzi wawe ninde? Ni Ntambabazi, ni Pierre, ni Antoinette, ni Jean Baptiste, ni uwo muturanye, ni wa mukecuru, ni wa mugabo, ni wa mukoresha? Ninde umwanzi wawe ninde? Igihe cyose rero ubona ko umwanzi wawe ari umuntu, kera wamaze gutsindwa. Umwanzi wacu ni Satani, kuko ataza ngo ahagarare nawe murebe, akoresha babandi bo ku ruhande, kandi warangiza ugasanga niba ugiye guhangana nabo mu gihe bakarwanya intambara yo guhangana n'umwanzi wose. Ni intambara duhagazemo hagati yacu Satani n'abadayimoni. Intambara kugira ngo tuyisenye iri mu isi, twagombye kubanza kumenya iyi message, tukayisobanukirwa, tukabasha no kwakira, tukamenya amakuru. Aha niho tugomba kureba Satani n'abadayimoni n'imbaraga zabo mu kurwanya twubwacu no kutwinjirira no kutugirira ishyari no kudushoraho intambara no kugira ngo imigambi ye yose n'ubwanzi bwe bwose buze butugwire ku bitugu byacu, maze usange tubaho mu buzima buhangayitse. So nuvuga ngo tugomba kumenya no gusobanukirwa imbaraga niyo shingano Imana yampaye, kandi ibintu mbikora mbikunze, nkabikora mbinezerewe, nkabikora nifuza ko we wamenya ukuri. Ntago biba bitworoheye, ni ibintu biremereye bivuna, ariko umuntu arabikora kuko twahamage mu buryo butandukanye, ubona ko nyirabohoka nawe afite uko abitekereza. Nuvuga ngo tureba imbaraga za Satani n'abadayimoni ko kuturwanya no kurwanya itorero no gushora abantu mu ntambara. Dukenera kumenya ngo urugamba rwa Satani n'umwanzi ruba rwubatse gute kugira ngo tubashe kumusenya no kumurwanya no kumubroka no kumushyira hasi no kumurangiza burundu, no kugira ngo dayimoni ku giti cyamenye ngo twaramumenye, uyu munsi ntiduhanganye n'abantu, duhanganye na za mbaraga mbi twabonye mu gitabo umurongo w'10 na 11 ko intambara yacu atari y'abantu. Ibi bintu ugiye kubisobanukirwa ni impamvu nyinshi tuzabona ibisubizo, ndetse tubone n'impamvu yo gusenya izi mbaraga mbi z'abadayimoni. Kuko twe tutarwana intambara y'abantu. Wapi? Hagari intambara y'abantu. Ni nayo mpamvu roto muryamanye ntabimenye. Ni nayo mpamvu ubona ibintu ntabyumve. Ni intambara y'abantu. Intambara yo mu mwuka rero, intambara yo mu mwuka tugomba kumenya ni uburyo duhangana n'imbaraga ziturusha, turwana n'abadayimoni baturusha imbaraga supernatural cyangwa supremacy, imbaraga ziri hejuru, ziri supreme ku buzima bwacu, ariko ko Kristo yaduhaye imbaraga zo gukandagira, kuvunagura, kumenagura no gusenya, bigatuma tubasha guhagarika izo mbaraga mbi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndagira ngo ibi bintu banze ubyumve neza witonze, utava uca ku ruhande. Burya kubohoka no kubanza ukiga. Uruvuga ngo turimo turareba izi mbaraga ziri ku isi zikurwanya, zibasha gukontorora mind y'abantu, zikontorora abantu, ugasanga abantu barapfuye, bararangiye, intsinzi ntikibarwa muri bo. Ni uburyo cy'umuntu w'Imana aba agomba guhagarara yemye, akamenya igikwiriye n'icyo yifuza gukora muri ubwo buryo. Icya kabiri
tukabona ko ese ni gute natangira intambara yo kurwanya izi nzozi, yo kurwanya ibitekerezo, yo kurwanya imigambi, yo kurwanya ibimpagurukira. Ese koko ni kanaka? Ese ni wa wundi? Niyo mpamvu deliverance ya mbere igomba guhera mu kiganza cy'umunsi wa 11. Narakubwiye ngo Satani yihisha mu mubiri, mu ndwara, akisha mu myumvire, akisha no mu muryango. So iyo ntambara rero kubasha kubomora imbaraga z'abadayimoni dukoreje imbaraga z'umwuka wera twahawe kubw'umusaraba wa Kristo, ndetse tuwuhabwa kubw'imbaraga z'Imana. So rero Imana ntiyaturetse twenyine nta kitubwiye, ahubwo yadusigiye intwaro zikwiriye zigomba kudufasha kunesha imbaraga z'abadayimoni izarizo zose. Ni wa mwuka wera yaravuze ngo dore mbasigiye ubutware, dufite authority from God, dufite uburenganzira, tuna nguvu, dufite umwuka wera twahawe wo kubasha guhagarara no kubasha gutsinda. Rero ntabwo dukeneye kugira ngo tugire za mbaraga zo gutsinda, guhagarara twemye no kugira ibintu tuvanaho, ariko tuzi ko Imana iri mu ruhande rwacu. So rero ni byiza ko umuntu wese w'Imana turi kumwe hano hantu iri jambo ryumva. Urankurikiye? So biravuze ngo ku mukristo nyawe agomba kumenya ni iki nakora. Yaduhaye imbaraga zo gusimbura uyu mubiri ubundi iyi mibiri yacu ntabwo yarwana n'ibinyamwuka. Satani ni umuyaga, nawe ni imyuka mibi. Ntabwo uyu mubiri wacu usonza, urwara, unanirwa, uyu mubiri w'umunyantege nke ubasha guhangana n'abanyabushobozi n'ibinyembaraga ngo n'abatware babagira nabi. Cyo jambo twabonye. So bisaba ko twuzura za mbaraga z'umwuka wera, hakaba n'abashumba babisigiwe, nawe ukamenya yuko izo mbaraga ziri muri wowe. Ntabwo warwanya ibinyamwuka by'ibinyembaraga by'ibinyabushobozi wambaye umubiri nk'uyu nambaye. Wapi. Bisaba ko tugomba kubaho duhindutse, dufite za mbaraga z'umwuka wera, bitangaza by'Imana, gukora kw'Imana, ndetse n'Imana ikagira ikintu yubaka muri twe nk'ikimenyetso simusiga cyo kuduha iterambere n'ubuzima. Ngira ngo aho uranyumvise. Yaduhaye imbaraga zisimbura kugira ngo tubashe kunesha. So rero nk'abakristo tugomba gusaba imbaraga zo gutsinda umwanzi no gusenya no kwikuraho intambara no kugira ngo dusohore mu isezerano, kuko Kristo yaduhaye imbaraga ziciye mu ivugabutumwa, ziciye ku maraso n'umusaraba n'umwuka wera kugira ngo tuneshe igikwiriye gukora. Icyambere tugomba kwitondera kugira ngo dusenye ibyo bintu. Ese koko ndi ku rugamba rwo gutumanesha imyuka mibi? Aho urumva kusabwa imbaraga z'umwuka wera. Niba utazifite ufite umushumba. Burya muri iyi si nta muntu wigira. Nuzakubwira ko yishoboye azaba kubeshya. Ufite amafaranga akeneye hayajyana, ufite amaboko akeneye wakorera. Umuntu wese ni magirirane, no gusengerana si icyaha. Bisaba ko intwaro for through the life of the world, the weapons we fight with are not the weapon of the world. On contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every attention that state itself up against our knowledge of God, the knowledge of God, and we take captive every thought to make obedience to Christ. Hallelujah. Kuko intwaro yacu atari nk'iy'abantu, ahubwo ifite imbaraga iyo turi imbere y'Imana yo gusenya, kurimbura, kurandura no kuvanaho no kukubita ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kutamenya Imana, ngo twiteguye guhora. Apela glome fare ya la masandore. Kuko imbaraga, the weapons we fight with are not the weapon of the world. On contrary, they have divine power to demolish stronghold.
kuko intwaro zacu turwanisha atari iz'abantu ahubwo zifite imbaraga. Katonda w'amanye shatori ya Gosefora. Urumva deliverance ni iyi rero. Niyo mpamvu nababwiye ngo jya amazi n'iki wapi, ariko nabikora nta kintu muzo barwanya n'abaremera. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On contrary, they have divine power to demolish strongholds. Kuko intwaro yacu atari nk'iy'abantu. Intwaro zacu ntizikora nk'iz'abantu. Hallelujah. Nakubwiye ngo ntushobora kunesha imyuka mibi. Ijambo ry'Imana nagusomeye mbere mu Efeso 10:12 nakubwiye ngo ntidukirana n'abantu ngahasigaye musaba amaboko yo kubasha guhagara, ko tudakirana n'abantu ngo ahubwo ngo ni ibinyabubasha, ni ibinyembaraga, ni ibinyebushobozi by'imyuka mibi yibigira nabi ngikorera mu kirere. Rero wowe umubiri wawe nk'uyu wanjye usambana, wiba, urwana, ugira gute, ntushobora kunesha ibyo binyabushobozi. Hakenewe the power of the Holy Ghost in your life. Hakenewe abashumba bahaguruka n'abanyembaraga, kuko intwaro yacu ntigira imbaraga iyo turi imbere y'abantu. Intwaro turwana ngigira imbaraga iyo turi imbere y'Imana ishobora byose, yo gufata mpiri. Oh hallelujah. Muri hangana umuriro watse kabaye, yongeza amavuta arazamuka. Our weapons we fight with are not the weapon of the world. Intwaro yacu si ibisasu sama komporasi iki, ahubwo mu bundi buryo ni imbaraga zikoreye turi imbere y'Imana. Turasenya kwishyiraho k'abadayimoni, dukubita hasi mpaka n'ikintu cyose kishyiriye hejuru kurwanya kutamenya Imana ngo kandi twiteguye guhora. Aho rero niho tubasha gusenya. Umuntu wese yahawe iyo ntwaro y'ikibombe, inkota, imbunda yo mu mwuka, ibintu mirashi n'imyambi, ariko tubihabwa atari ibyo mu isi, ahubwo twahawe izo mbaraga z'umwuka wera. Kuko intambara yacu ntibonwa n'undi wari we wese, intambara yacu ntirebwa n'akanaka, ahubwo intambara yacu ni iy'umwuka. Turwana n'imyuka mibi, tugomba kuyirwanya naho twuzuye umwuka wera w'Imana. Kuko umwuka mubi ntiwarwanya umwuka mubi. Hakenewe ibintu bitandukanye. Hakeneye ibyo bintu mu buryo butandukanye. Nuvuga ngo twahawe intwaro. Amina. Duhabwa intwaro zikomeye, zimeze neza, ziturengera, zidushoboza, ariko zikora ibitangaza. Imana iguha umugisha. Ntabwo intwaro z'umubiri, ibisasu, imbunda, amabombe, karachnikove, ibintu byose bishobora kurwana intambara yo mu mwuka. Intambara yo mu mwuka irwanwa n'abanyamwuka. Intambara yo mu mwuka irwanwa n'abamaze mu ibanga ry'umwuka. So bivuze ngo umunyamwuka niwe ushobora guhangana na bino birere by'imbaraga mbi bikwataka, ukabura uko bigenza, ukabasha kubisenya. So our weapons have divine power. Hallelujah. Yomba ndi nko mu iteraniro rikomeye bavuze mu ndimi pe, kandi kuri kamera nyenyine. Our weapon intwaro zacu intwaro ndagira ngo kubitiza imbaraga mbi zikunanuje, zikwambuye ubuzima, zikwambuye icyerekezo. Ndi kumva afite ifuhe ryo mu rwego hejuru ryo gusenya kino kintu, ukabyumva. Our weapons have divine power to demolish strongholds or fortification of the enemy. Oh, hallelujah. Dufite intwaro yo kubomora, gusenya, kuritura, kurandura, kuvanaho imbaraga z'abadayimoni no kuzica intege turi imbere y'Imana. Iyo ntwaro rero ni umwuka wera.
niyo mpamvu umukozi w'Imana Paulo yabwiye abakristo ati mwebwe mwadivansinge mugende mutere imbere murwanya umwanzi ariko mudatwaye akanwa konyine ahubwo mwambaye imbaraga z'intwaro zose mwadivansinga n'isengesho gukiranuka no kubomora no kwikura ku buretwa bw'abadayimoni. Ntabwo rero Satani yagira umwanya wo kubasha kunesha no gukubita hasi abasenga Imana, ibyo byo mu byibagirwe. Umwanzi ntafite izo mbaraga. Imana itutabare cyane, Imana iturengere kandi Imana itwambika imbaraga. Aha niho nifuza ko amavuta y'Imana n'imbaraga z'Imana zigera ku buzima bwawe. Turacyakomeza kandi habwiye ngo iki kintu gikurikirane kugira ngo tubashe gutsinda za nzozi iz'ubusambanyi, kurota wibwa, kurota utwarwa inkweto, kurota ufite urukweto rumwe urundi barujyanye, urundi barutwaye, kurota urukweto rugucikiyeho rumwe rusumbana n'urundi. Izo ni inzozi zerekana inequilibre. Nta equilibre mu buzima bwawe burimo, harimo ikintu kitaringaniye. Ibyo rero ntushobora kubimenya, umwanzi yakwatatse. So ntushobora guhangana n'imbaraga z'umwijima wowe urawe uri mu mwijima. Zirakuganza zikuyobore cyangwa uraziyobora. Aho rero ni imbaraga z'abera zijya zigaragara mu gukora ibitangaza no kwiyerekana. Shaka kunyumva mu buryo bukomeye. Nta buryo bundi washobora kubikoramo, nta buryo bundi washobora kubihangaramo usibye kuba muri wowe ufite imbaraga z'Imana n'ubutware bw'Imana, kuko nturwana n'abantu nkanjye. Ari nge byakoroha, ntiwayirasa isasu, ntiwayirasa ibuye, ntiwayirasa umwambi dayimoni. Biriya tuvuye ngo ni ibinyembaraga, ni ibinyabushobozi, ni ibinyabubasha byuzuye ubugome bikorera ahantu ho mu ijuru, nta nubwo ari mu isahanga. Bishaka gutwaza igitugu, dupfusha, impanuka, uburwayi, ibyorezo, amakuba, ariko by'ibinyabubasha. Aho Yesu yavuze ngo wasiwe ubonye ishyano kuko akumanukiye dayimoni afite umujinya. Parakodre mosandori ya bola. Kandi iri jwi ry'imbaraga mu mutima wawe uragomba kuryumva nkaryo no kurihagarara no kumenya ngo ese koko Imana ishaka iki, mbese Imana inkeneye iki. Ni ibinyabushobozi by'ibinyabubasha, ni ibinyembaraga by'ibindi bintu, kandi ni ibinyembaraga bifite gahunda ugomba gutekerezaho. Njyewe ntabwo nshaka kuvuga ibintu birebire byinshi ku mutima, ariko ndagira ngo baze utekereze za nzozi zose umurwa utawurwana uvuga byananiye, ndaca hehe, ndabigenza gute, ndakora iki. Nta yindi mpamvu, ni ibinyabushobozi bitera za nzozi mbi, bitera amakuba, bitera ibyago, bitera agahinda, bitera intambara, bivurunganya abantu, byambara abantu umutekano, bisenya ingo, bisenya ubuzima. Nawe ndebera aho ugeze, amarira nibyo biryo byawe, n'iki cyose ni agahinda. Kandi ibintu ntibireba gusa. Nabwiye ngo mwitonde, ntabwo twigisha ibintu by'amafaranga. Wapi, n'amafaranga ni umugisha, ariko ntabwo ari ikimenyetso cy'umugisha. Ikimenyetso cy'umugisha ni amahoro umuntu aba afite no kubasha kubaho. So rero ntabwo ushobora kubinesha. Our weapons ntabwo ari nk'iyo ku isi yose. Rero ni byiza ko umenya kuba imbere y'Imana mu kwatura no kwegera Imana kugira ngo Imana ikurengere. Nuvuga ngo intwaro zacu nta masasa arimo, intwaro zacu nta kindi kirimo. Intwaro yacu ni ugusenga, ni ugukizwa, ni ukwatura, ni deliverance ikomeye, tukabasha kurwana intambara mu buryo bukomeye cyane. Yesu rero aguha umugisha. Ikintu wagomba kumenya nuko Satani yari diprowinzi. Ngiye gusoza. Niba ufite ubwenge bwo ufite byanga byakunda. Niba uzi ubwenge ariko cyane, ushobora kuba ufite ubwenge ariko udakunda kubushaka. Nagukangurira gukurikira ikiganiro n'isengesho ryo ku munsi wa 13, aho nzakubwira uburyo Satani akora nuko yigabanije kugira ngo akunanize. Amahoro y'Imana bane nawe, kandi nkubwire ngo niba wumva imbaraga zo gusenga zidahari, hamagara abakozi b'Imana tugufashe gusenga. Humura, Data arahari, aza kugira neza. Muhabwe umugisha n'Imana ishobora byose. Navuga ngo shalom shalom, amahoro y'Imana kubeho, umugisha w'Imana ukuzeho cyane, za nzozi mbi zose zigomba kurangira mu izina rya Yesu, amen. Ubumwe bw'Abera Ministries
amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka.